Niko se shajori ko ndeba wiparitse ku muhanda nk'icyapa byaba ari amahorora. Yewe ndeka sha ubwo ndimo ndatekereza ukuntu ngiye gusaba interview y'akazi niba bari buyime cyangwa bari buyinyime. Mbese ubu nanjye ntabwo nzi uko biri bugende. Mana nyagasani. Ako se jori noneho wasaze. Ha, ese ubundi ko mbizi kuri ikigoryi ubi interview bwe kuri witsindera ngaho jya mu modoka nkugezeyo. Arawe. Ako se ubundi jori reka nawe nkugarukeho. Ubu koko urifashe urabyutse muri iki gitondo ugiye gusaba interview y'akazi kandi urabizi kuri injije. Ubu koko urabona utari guta umwanya wawe w'ubusa. Yewe umva rero nubwo wamaye umunyenga muri modoka yawe atugende cyangwa se umbwire nyivemo ureke kumata ibibazo. Yewe ngaho narebeka natse imodoka tugende ariko nyine ndashaka kugenda nkubaza ibibazo. Hari icyo twaba byabitwaye ngiye nkubaza n'utubazo duke kugira ngo tureke iyo interview uri witsinde. None se jori ndagira nkumbwire nkobo uri mu muhanda nijoro ukabona amatara abiri manini acanye wakwibwira ko icyo kintu ari igiki? Yewe rero nakomeje kumbaza ubusa. None se ubwo wowe urumva uri mu muhanda ukabona amatara abiri maremare acanye icyo kintu wakumva ko ari imodoka? Wow, uvuze ukuri. Ariko se nyine yaba ari imodoka yo mu buhe bwoko? Yaba ari Toyota, yaba ari Ferrari, yaba ari Lamborghini, yaba ari ihe modoka? Umva we komeza kungora rwose. Ibyo bintu nawe ntago wabimenye ibyo ari byo. Yewe ntureba se interview ntago uri witsinde rwose. Ntibibaho. Ahubwo reka nkubaza ikindi. None se uramutse uri mu muhanda ukabona itara rimwe icyo kintu wakwibwira ko ari iki? Aho karoroshye. Uramutse uri mu muhanda ukabona itara rimwe iyo rwose nta kabuza yaba ari moto. Urabikoze rwose cyane pe. Ariko se nyine ikibazo kindi yaba ari moto yo mu buhe bwoko? Yaba ari Yamaha, yaba ari Suzuki, yaba ari Boxer, yaba ari moto yo mu buhe bwoko? Sha yewe ntakubeshye rero ibibazo byawe rwose ntabwo nshaka kubisubiza nonaha kuko icyo cyo ntabwo nakibonera igisubizo. Nureba se iyi interview rwose ntabwo uri buyitsinde pe. Kuva ibibazo byanjye bikunaniye ntabwo uri buyitsinde. Sha yewe wangoye ariko nyine ibyo byari ibibazo byawe. Ngaho nanjye reka nkubaza. Nk'ubu ngubu uramutse ubonye umugore uri ku muhanda yambaye mini iminwa yayitukuje yiteye puderi mbese ndetse ari na nijoro, uwo mugore wakumva ko ari iki? Ibyo birumvikana cyane umugore yaba ari indaya. Niwumva se uragikoze ibyo nibyo. Ariko se nyine yaba ari indaya mu buhe bwoko? Yaba ari mama wawe, yaba ari mushiki wawe, yaba ari indaya mu buhe bwoko? Mva jori urabizi none aha nta bintu byinshi tuvuganye sokera mu modoka. Oya nyine nsubiza ikibazo cyane nkuko nanjye nagusubije ibyawe ubundi mbone kugenda. Mananjye we sohoka. No. Ubundi yambwira nsubira mu modoka itangirije naho naringiye wa. Ariko mureke arabeshya interview ndayitsinda nanjye nzagura aho nyimukandagiza. Braho ni mushiki wa Joyce Vanette. Nabasabaga ko mwakanda follow cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona comedy ziwe. Murakoze.